Mama Teresa mu bikorwa byo rero yisunze cyane umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, ari nawo turi kubona ahangaha imbere yacu. Mama Teresa yabayeho imyaka 87 atabaruka kira hano i Calcutta. Amaze gutabaruka abantu benshi baje kumutabara, ndetse igihugu cyamuhaye icyubahiro national kuko bamukoreye imihango yo kumushyingurira yo kumuherekeza kuri stade, ubundi aza gushyingurwa muri iyi nzu yari isanzwe ari chapeli y'ababikira, ariho tugiye kwerekeza. Mbere yo kujyayo, inzu mubona ikinguye imbere yacu niho Mama Teresa yabaye imyaka yose yamaze muri uru rugo rukuru rw'ababikira. Winjiye muri chapeli Mama Teresa ashyinguyemo, uhasanga imbere kuri alitari umusaraba wanditseho mu rubavu amagambo Yezu yamubwiye ati mfite inyota. Iki gice nicyo kiberamo misa. Mu gice cy'iburyo niho hari imva ya mutagatifu Mama Teresa w'i Calcutta. Iyo mva yubatse mu buryo abantu bashobora kuhakorera urugendo nyobokamana, uburyo abantu bashaka kuhasengera ari benshi baza hirya no hino baza kuhasengera. Ahangaha rero nk'uko muri kubibona, turi kureba imva ye ibitse umubiri we. Hariho ishusho ya Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, akaba ari n'umwamikazi wadusabye kwiyegurira umutima we utagira inenge. Mama Teresa yari afite cyane devotion cyangwa ubuyoboke kuri uwo mutima, kuko aho yajyaga hose yagendanaga n'iyi shusho yari yarahaweho impano. Aha mureba rero kumva ye hari ibimenyetso byinshi byakirwa, cyane cyane birimo indabo bigaragaza urukundo abantu bamukunda. Abantu benshi baza gusengera hano ndetse bakasiga n'ibyifuzo binyuranye muri aka gasanduku mubona. Abantu benshi rero bari gusenga bicara muri iyi myanya muri kubona, ndetse bakaba bafite n'uburyo bashyiriweho bwo gutuma basenga bitonze, cyane cyane kuko mubibona mu gice cyo hirya hariho chapeli. Igice cyo hirya gikurikiyeho hariyo mize igaragaza ubuzima bwa Mama Teresa yabayemo. Ku nkuta z'iyi chapeli n'ahashyinguye Mama Teresa tuhasanga amashusho agaragaza bimwe mu byo yabwiwe na Yezu, ngo yabonye abantu benshi bashonje b'abakene bari kumuhamagara ngo naze abatabare abashyikirize Yezu. Bityo Yezu arabamwereka, ari kumubwira ati ndashaka ko bari abantu ubangezaho kandi nabo umbere umuhuza nabo. Iyindi taburo igaragaza ubuyoboke Mama Teresa yari afitiye umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, ndetse n'ishapure rozari ntagatifu. Iyindi taburo tubona Yezu ku musaraba, inyuma ye hari abantu benshi, munsi hari umubyeyi Bikira Mariya afashe ku rutugu Mama Teresa, Yezu ari kumubwira ati bariya abantu bose bandi inyuma babigusabye, umubyeyi wanjye nanjye yabigusabye, nanjye nabigusabye ko wita kuri bariya bantu, uraza kubihakana? Mama Teresa ntiyabihakanye, ahubwo yarabyemeye. Nk'uko mubibona, abantu bakoreramo misa, amatsinda y'abantu banyuranye buri kanya. N'ubu ngubu imbere yacu murabona abantu baje mu rugendo nyobokamana baje kuhakorera misa. Iyo usohoka unyura kuri lorike, nazo aho umuntu ashobora gusiga intensiyo. Lorike ni ibisigazwa bitagatifu by'umwe mu mubiri wa Mama Teresa. Iyo usohotse muri chapeli ugera mu mbuga y'umuryango y'ababikira, ahari ishusho ya Bikira Mariya, ndetse no kuri iyo mbuga niho bahurira ababikira bari gukora isengesho ryo kwisunga umubyeyi Mama Teresa w'i Calcutta. Hejuru tuhabona amazu ababikira batuyemo, ndetse harimo n'inzu nkuru barereramo abifuza kuba abihaye Imana. Mama Teresa w'i Calcutta atwigisha urukundo, cyane cyane akatwigisha no kwirundurira mu mpuhwe za Yezu. Yaravugaga ati
byose ntitukagire icyo twangira Yezu, kuko ibyo dukora byiza si ibyacu ahubwo biba ari ibya Yezu. Natwe rero turushaho kuba urukundo, duhamye urukundo mu bantu nk'uko Mama Teresa yabitwigishije. Mama Teresa w'i Calcutta, udusabire.